Shalom shalom bene data, iki gitondo nongeye gusuza mu izina rya Yesu. Ni muri ya gahunda ikubwira ngo Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Nzindutse rero nkuzaniye inkuru nziza ikubwira ngo Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa. Reka nkubwire wowe ubyutse, waba witegura ugiye mu kazi, waba utameze neza mu mubiri, waba ujyanye abana ku ishuri, waba uri mu modoka, aho waba uri hose, waba winjiye muri ofisi, ndagira ngo iri jambo n'uburyumva wongere wibuke ko Yesu Kristo ari uwo kwizerwa. Ntabwo nzi ibyo uri gucamo, sinzi ibihe byawe, sinzi n'ibiri kukurwanya, sinzi icyo uri kwibaza, sinzi ibyateye imitekerereze yawe, ariko buri kintu cyose kikubyukiyemo, buri jwi ririmo rikuvuguruza, wongere uribwire ngo Yesu Kristo ni uwo kwizerwa. Reka dusomeza buri 103 umurongo wa 1 n'uwa 2. Zaburi ya Dawidi aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Impamvu Dawidi yavuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ngo mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Yirega yari abizi yuko hari igihe bitubamo bitemera ko tumuhimbaza, hari igihe bitubamo tutemera ko tumwizera, hari igihe ibibyuka bivuga muri twe bitemera. Yari abizi neza ko bibanziriza mu mutima, yari abizi neza ko atererwa mu mitekerereze. Aravuga ngo mwabindimo mwese mwe, mwarusaku mwe, mwabimpinyuza mwe, mwabimbwira ko bitari bushoboke, mwese muceceke muhimbaza Uwiteka. Iki gitondo nje kukubwira, sinzi ibibyukiye mu mutima wawe, sinzi ibirwanira mu mutima wawe, sinzi ibikubwira ko gukorwa n'isoni kwaje, sinzi ibiri kukubwira ko utari buze kubicamo, sinzi ibikubwira ngo ese iki uragisubizaho iki, sinzi ibiri kukubwira ko bidashoboka, ariko vuga bikusanye, fata ibyo byose. Sinzi ibikubwira ngo Minerva urayikura he, sinzi ibikubwira ngo nyirinzu uramusubiza iki, ariko kusanya ibyo byose ubibwire ngo mwabindimo mwese mwe mureke mpimbaza Uwiteka. Ubwo mbyutse ndi muzima haracyari ibyiringiro. Ongera ubwire umwanzi ngo wabindimo mwese mwe. Erega hari igihe amajwi y'umwanzi avuga cyane akadukura ku murongo, akongera kutwegeza ko ari uwo kwizerwa. Nyamara Yesu Kristo ni uwo kwizerwa, nta handi Satani yadushoborera. Abanza kudukubita no kutwereka ko tutakiri kumwe nawe, ariko ndashaka kumenyesha iki ngiki, ntukirengagize, aracyahari. Wongera umubwire ngo Yesu Kristo ko ntarimo nkumva, ese ko no muri ibi ngibi mbona nyeganyeze. Mubwire, ategereje kumwibuka, ukamubwira ko ari we muri bubigendanemo. Erega iyo wabimwemereye araza, erega iyo umuhaye karibu arinjira, agatangira kukubwira ngo bigenze utya, hagarara, hamagara runaka, vuga utya, bigenze utya, kora utya. Erega arahari, arabishoboye. Akeneye gusa kumubwira ngo ni wowe mbyemereye, akeneye kumubwira gusa ngo ni wowe mbyeguriye, akeneye ijambo ryawe rimwe rimubwira ngo uracyari uwo kwizerwa. Nanjye nje kukubwira iki gitondo, uyu mwami aracyari uwo kwizerwa. Ibikurimo byose bimenyesha ijambo rimwe ngo mureke mpimbaza Uwiteka, kuko uwo mpimbaza aracyari uwo kwizerwa. Ibisakuje muri wowe, ibibyutse bikubwira ngo urakora iki, umutima wawe urimo usimbagurika uvuga ngo ahaho birarangiye, wubwire ngo tuza, turiza muri nge, kuko umwami Yesu aracyashoboye kandi aracyari uwo kwizerwa. Reka nkumenyeshe iki ngiki, umwami Yesu aracyari uwo kwizerwa. Abaheburayo 10:23 akavuga ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranyije ari uwo kwizerwa. Reka nkubwire iri jambo rimwe, komeza kwatura ibyiringiro byawe, komeza kwatura ko ari uwo kwizerwa, komeza kwatura ko uwagusezeranyije atazagukoza isoni, komeza kwatura. Ubwire Satani ngo rekura, bwira Satani ngo rekeraho, bwira Satani ngo ceceka, bwira Satani ngo nta jambo ufiteho. Mubwire nawe ajya abimenya, amenya yuko wizeye Kristo. Mubwire ngo va mu mutima wanjye, intambara zawe n'ubwoba bwawe bijyane, kuko wanesheje aracyashoboye. Erega Kristo arahari, yiteguye kumwemerera. Erega yiteguye kuvuga ngo ngwino, ngwino ndwanirire, ngwino ndengere. Ndashaka kubwira wowe ubyutse uri mu modoka ucitse ibyiringiro, ngo reka ubwire izo ntambara. Iyo ntambara iri mu mutima wawe, ibwire ngo ceceka, Kristo aracyashoboye, ni uwo kwizerwa, ntabwo yakureka. Nanjye ntiyandeka, nawe ntiyakureka. Ongera umubwire ngo uyu mwana ugiye ku ishuri ugendane nawe. Ongera umubwire ngo urugo rwanjye ndarushyira mu biganza byawe. Ongera umubwire ngo ngushinze uriya mugabo. Erega ongera umubwire ngo uyu mudamu ni uwawe wamumpaye, ndamukuragije. Ongera umubwire ngo uru rugo ni wenda usigiye, ni wenda usizemo. Uri muri dushe urimo witegura, urimo unywa icyayi mu gitondo, ugiye kujya mu modoka, mubwire ngo ngendane nawe, ngarukane nawe. Erega mubwire uri aho ngaho uri kunywa icyayi ngo uru rugo nubwo ndusohotsemo, ni wowe nturusohokemo, urugumemo
ndurememo urundindire ndusange ruri amahoro masa. Buri kintu cyose cyaba kikubwira ko bidashoboka, erega nubwo ugiye kujya kwa muganga, gendana nawe umubwire ngo ngendane nawe muri sikana, ninjirane nawe aho ndi bujya, abaganga bagasigara hanze, we ntundeke, no muri MRI ngendanemo nawe. Erega umubwire ngo ibyuma byose byakozwe n'abantu hari aho bireba naho bitareba, ariko ureba hose umbere muganga mukuru, ubashoboze, ubaha ubwenge bwo kumvura. Erega ibyo byose akeneye kubimubwira, akeneye kumwereka ko ari ubikora, akeneye kumwegurira ibyo byose. Mubwira ngo unyishyurire amadeni, erega nibyo ntashoboye kwishyura nawe wabinyishyurira. Akeneye kumwegurira, umwegura umutima akamubwira ngo uracyari uwo kwizerwa. Akeneye iryo jambo rimwe gusa rivuye mu mutima ngo uracyari uwo kwizerwa. Yesu Kristo ni uwo kwizerwa. Ngarukanye rya jambo murambabwira ngo Yesu Kristo ni uwo kwizerwa. Ni ukuri ntumukureho amaso, ni ukuri umwemerere, mushikamize umutima nawe azakurengera muri byose. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye, weretse bene data bumvise iri jambo muri iki gitondo ribabera inkomezi. Mwami, ribaherekeze, ribajyane, ribagezeyo aho birirwane naryo. Mwami, uri uwo kwizerwa. Mwami, ndavuga ngo uri uwo kwizerwa. Nyemerera ubiyereke kuri uwo kwizerwa. Nyemerera ubiyereke mu byo batabonera igisobanuro. Nyemerera ubiyereke mu bibahinyuza. Nyemerera ubiyereke mu bibavugiramo byose. Dawidi yaravuze ngo mwabindimo mwese muceceke mpimbaza Uwiteka. Reka ibibarimo bibuza kuguhimbaza, reka ibirimo bisakuza bituma batekereza ko bidashoboka, reka ibibabwira yuko ntacyo wabikoraho, ibyo byose biceceke kugira ngo imitima yacu ikomeze guhimbaza. Gendana na buri muntu, bana na buri muntu. Abagiye kwa muganga ubabanzirizeyo, utegura abaganga bakoraho. Abagiye mu kazi ugendane nabo, abashaka abakiriya ubaremere abakiriya b'umugisha, abagiye kwiga ubane nabo. Mwami, ni wowe utanga ubwenge utimana utishama, uduhera abantu ubwenge bagiye mu mashuri. Urinde buri muntu aho ari hose, yongera kubone, yongera humurizwe. Udafite icyo yishyura amadeni ari kumubazwa, Mwami umwiyereke kuko urabishoboye. Mwami, ndagushimye, nkugarure icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Ugendane n'Imana. Imana iragukunda. Yesu Kristo aracyari uwo kwizerwa.